ibintu byawe hanyuma byasa marike byo kujya kumuterimuko bizagukora umupira uriho ingona bimeze akanya nayo mpamvu nkambara muri studio zitagaragara umupira uriho ingona kse Riberi mwaretse kumushyira Riberi katari umusitari w'uyu munsi ufite umusaranga uriya mupira ni mwiza cyane mwiza cyane pe hanyuma ariko ikintu cyitwa ubwanwa bwa Gauchi basigamo iki nabwo burahenze banza arimo amavuta adasanzwe ubwanwa rero iyo ufite uri umukene burapfuka kuko ntabwo wabushyira mu ivumbi Riberi arakennye Gauchi oya nuko atashatse kubutereka ariko nawe bwakura Riberi arakennye akanyenyeri wapi Riberi oya buriya yashatse kubutereka bwaza nuko ntabishatse ahubwo uri sabutera kuri umukene bigakunda hari ahantu butarenga hari uburebure butarenga kuko iyo bujyamo ivumbi bujyamo icyuya uko byagenda kose burapfuka Gauchi aranatwica ko yatwinjiriye yes witwa Mbabazi Innocent amazina yawe nyakuri ari mu byangombwa nka nk'irangamuntu na passport sibyo yego ariko izina ry'ubuhanzi ni Gauchi the priest Gauchi the priest nako tukongeraho gukunda umuvugabutumwa ubwiriza hese urega ntabwo ubutumwa bwose ari ububwiriza abugira abantu inama ubahanura bupfa kuba ari bwiza gusa tujye mu njyana nto ya gisani ibwira abantu mu buryo bwa gisani uhawe ikaze mwari mwiza kibondo cyanjye uziye igihege na mama wowe tugutegereje amezi yarabaye 9 twuzuye amatsiko amashyushya ari menshi bitavugwa that's Gauchi the priest yep ufite indirimbo zingahe kugeza magingo yangahe mfite 12 zose zifite na video kubera ko ndi gukora kuri album yitwa Korabo iyo mperuka gusohora na so ejo ni ya 12 ariko ni nyinshi ziracyaza indirimbo 12 kuri umuhanzi mukuru zikaba ari nkeya ntabwo urumva giye umwanya wanjye umufashamo abandi bahanzi umwanya wanjye umufashamo abandi bahanzi ariko nanjye iyo mbonye umwanya ndifasha mu minsi yashize mwarabibonye ko narabagaruriye Ivry undi mu biganiro n'undi nawe kuko ubwo ntabwo giye uko zandana ariko Gauchi hano dutanga zandana muri iyi minsi ari kumwe na Sean Breeze Sean Breeze we n'ubundi mufasha mu buzima bwa buri munsi ntabwo ari ukumufasha byihariye ariko nta nubwo ari indirimbo ya mbere mwari mukoranye ari n'indi mwakoranye na ba Fireman yo kwamamaza mu gihe cyo kwamamaza twamamazaga umukandida wa RPF twarayikoranye yitwa mahitamo yanjye yego twarayikoranye urebye naho havuye ko twahita dukorana n'indi twakoze nk'eshanu ahubwo tuzazibaha mu byiciro kubera ko twarahuje cyane we na Sean Breeze gusa urumva album yanjye yitwa Korabo yitwa Korabo mba ndi gufatanya n'abantu batandukanye ariko mu kwa 12 ndateganya kutangira kwiyumvisha abantu nzazana umuhanzi mpuzamahanga aze tujye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu twishimane n'abantu tuyibumvishe tubataramire niyo projet mo gukora hungo niyo ndi gukora ariko still ubundi hari undi muhanzi nenda gusinyisha nzababwira mu minsi iri imbere kuko Ivry we ibyo twari twumvikanye twabigejeje ku musozo still nakenera umufasha bwanjye azambwira nkomeze mufasha ariko ubunyeka ko ahari nawo barihagije kuko giko mfasha abantu ntabwo mbafasha nkano marebo yo hanze mubona abashaka inyungu mu bahanzi gende bu muhanzi wa undi ubura ku boosting aho gatoya ngo yigeze hagera iyo mpamugejeje ndamureka kirwariza ngafata ubundi Gauchi hari ibintu abantu imvugo nge ntemera bavuga ngo amafaranga bayagereranya ngo na sida burya umuntu wanduye cyangwa se ubana n'ubwandu ni gake yabikwemerera yego abari ibanga rye bagira ukuntu babisanisha rero n'amafaranga ngo n'amafaranga uyafite ntayavuga nawe uri mu bantu bavuga yuko ngo bafite amafaranga cyane cyane mu bahanzi rwose bafite ikintu cyitwa akanyenyeri ibyo bintu nibyo cyangwa babakubeshyera amafaranga rega biterwa n'ingano yo yavuga kuko buriya nemera ko nta mafaranga menshi cyangwa make yabaho burya biterwa n'ibibazo bya nyirayo yecura ko afite 100,000 umuntu umuntu uri hariya hanze akabona nakayawo nyamara ntaje nakubona ufite miliyoni nkavuga nturiya mujama afite amafaranga so biterwa n'ingano yayo yabonye kuri XP hotero commentaire bati umuhanzi arakize mu mwitondere oya ariko Gauchi afite amafaranga
iriya modoka ugendamo ifite agaciro ka miliyoni zingahe? Ndayizi rwose, ndayizi nini cyane, agaciro kayo icyo nzi cyo ndamenya ari ihese ko ngira nyinshi ngaho nta nubwo ari imwe. hari umukara nini, nawe wamaze kuhita ubimenya, nini kabisa, bayita Land Cruiser V8. aha urumva urwego. Gawuci rero mbambwira ntabwo nkeneye ikindi gisubizo kuri icyo kibazo nabajije, ndishubije. Ariko mujye mwibuka ko turi abahanzi, niba se nyamamaza, niba ari abantu nyamamariza se. Nabonye hari umuzigo ufite mushya, niko abahanzi mubyita, indirimbo nshya wasohoye, yitwa gute? Yavuga kuki? Yitwa Bazanga. Ngo tega amatwi ngutere story y'umukobwa wari ufite ubwiza ariko nta bwenge na busa, ninkubwira ubwiza ntiwumve bwa bundi budashira irora nirongora. No, yari mwiza cyane sinzi uko nabisobanura, ikibazo cyari mu mutwe kuko yari tete vide wa mugani wa France. So indirimbo rero yitwa Bazanga. Niyo umukobwa wari mwiza cyane uba mu cyaro, actually ni true story, ni umuntu wayinteye nyine ukomoka mu byaro. Bari bafite umukobwa ngo wari mwiza cyane cyane, ariko abantu bose bakagerageza kumutereta ariko bikanga. Haza abantu bafite centre de santé aho ngaho, aba directeur b'ibigo bitandukanye aho ngaho, yewe n'aba diaspora bo muri yo quartier yiwabo baza kumutereta biranga. Byaje kurangira rero uko iminsi igenda ikura, ariko nawe yize kunywa kamanyinya nk'abandi bose. Ewana haza agasore ko muri quartier katagira n'urwara rwo kwishima, karamutereta, basangira inzoga, ituri ya mbere itijyana n'inda, karanamwihaka. Gawuci kari hejuru ra. Iyo ndirimbo abantu bari bayumva neza. Bayisange herereye, ibihangano byabo babisanga hehe, bagende bazifiringe bazumve. Kuri YouTube channel yanjye ni Gawuci Rwanda, no kuma social media yanjye yose ni Gawuci Rwanda n'ubundi. Gusa kwandika Gawuci abantu birabagora. Gawuci katubyandikane hano. Ni G A U C H I na E. Baro gasiga umwanya ugashyiraho Rwanda kugira bahite bakuzana ibyahe byonyine, kuko Gawuci Rwanda ka The Priest kariho. Gawuci Bazanga Fit Shine Breeze. Niyo uhita ubona. Ndabona iri no kurebwa nyuma y'indi yo kwamamaza umukandida wa FPR. Yego. Yitwa Amahitamo yanjye by Gawuci Fit Shine Breeze na Fireman. Yego rwose. Oya by Gawuci Fit is Isam. Ndagarutse by Gawuci The Priest, yine ya wenyine. Hakaza niyo wari ugezeho hasi nakoranye na Bruce Melody kera, madamu ntago wagenda utaturirimbe ya ndirimbo ari yitwa Madamu. Hari n'indi wakoranye na Bulldog yitwa Kure cyane. Aho ngaho radushakiramo imwe. Hanyuma mbere yuko ayiririmba, twebwe rwose hano yuje nk'ubu ngo bafite abasabu 10,000 na kimwe 11,600. Bajyeho mwandike Gawuci, usiga akanya wandike Rwanda, ubundi rwose umuhe sabu. Ibihangano bye bibageraho ako kanya. Nk'indirimbo ye Bazanga ndabona imaze kurebwa n'ibihumbi 14 mu minsi 2. Abantu rwose bajyeho. Bazanga harimo ibyamamare byinshi cyane. Irimo abakinnyi ba filime hafi bakunzwe. Harimo Kiramani, harimo Aisha, harimo Mitsutsu, harimo Nyabitanga, ni benshi bagiyeho bayirye. Uvuga ngo role zikinwamo uwo mukobwa buri Bazanga akinwa na Nyabitanga, hanyuma Aisha nyine abari inshuti yaho muri quartier. Hanyuma aka kagabo rero kamafuti kamutera inda kaza ari Mitsutsu. Ubwo Kiramani wazari yarabyimbye, ari directeur wo ku kigo kiba kiri hafi aho ngaho, akaza gutereta ariko still nawe bakamushitinga. Nuko nguko. Yes, ndi sawa cyane. Ubwo baririmbiramo ya ndirimbo Madamu. Nukuri je waranyemeza, aratandukanye ubwiza bwiwe burancanga, kuko arangaza benshi, agaciro kiwe ntiwakabona kuko yagura menshi. Uyu mukobwa arancanga, niyo mubonye atambuka ingendo yiwirandwaza, mbona yancumuza ese mutake gute.
nikibasumba kabisa indirimbo iri hejuru cyane. ikiro cya gice cya entertainment mu by'ukuri turi kumwe n'umuhanzi Gauchi The Priest ariko akoresha amazina nka Gauchi Rwanda ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Navuga yuko hano ubundi tugira ibice bibiri, hari igice cyo kwivugaho nyine ibyo ukora nk'ibingibi twari turimo n'ibikorwa byawe abantu kugira ngo bagende babiconsuminge bajye banagukurikira bamenye na serivisi ubahereza, tukajya n'ikindi gice rero cya sport tuganira nk'utumira ku mugoroba niho ngiye guhera wambwiraga ngo se ngo waretse ngo tukareba uburyo twabishyira undi munsi ngo mfite match ikomeye ngo sinzi yego Gauchi ukina he utabeshya abantu ikipe yitwa Viziyo ikirira kuri Pere uyu munsi saa 2 yitwa Viziyo yego atari Viziyo yabirungereko Viziyo oya ntabwo ari ya Viziyo mu cyiciro yabanze mu cyiciro cya kabiri ariko hari indi Viziyo hano kwa Viziyo kinamo ni Viziyo 2020 yego Viziyo 2020 yego ibi ikorera hari Nyamirambo habamo bamwe mu bahoze ari abayobozi bakuru n'abayobozi bakinamo igihugu arumva n'abantu Gauchi ubwo n'abafana CDS ari ujya kwikinirayo agapira yego n'aba Bernard Makuza nibyo iyo kipe irazwi ndayizi na Kasime nawe kinamo ndayizi Viziyo yahoze yikunda gukina na Sport cyane bajyaga bategura igikombe ngo cy'umuvunyi bakunda gukina na Sport kuri finale kipe niyo kinamo hagura nimero Gauchi ari heavy nababwiye ese Gauchi akina kuwe mwanya kuri la mediane yawe kuri 7 ndumuye guteye ubwo ubugenda mumbonye Vinicius bamwirukana nawe ukina abagenda rwose agapira none akakubujije ntabwo wakinnye ubu ngubu oya ubutumire bwa hano buruta umupira kure asante kabisa kuba wigomwe ubwo nibaze kumbabara niba batsinzwe kubera ko umukinnyi wabo naramukoresheje ibindi ntabwo ndamenye uko byarangiye ariko uko byagenda kose intsinzi turayihorana buriya batsinze uze kubafasha muri iyi mita ya gatatu ahubwo icyabuzemo buriya wenda n'igitego cyanjye ariko gutsinda ko ndabizi ko batsinze kabisa. Hanyuma rero Rayon AP Rayon kurera Murera ivuye kure buriya kubera ko nkomoka za Nyanza buriya biri ku maraso ugiye nko mu kantu hitwa igitwe niba muhazi rero biri ku maraso buhanda gitwe na kirengere hariho aho hose hafi aho ngaho ukagenda ukagera za Nyamagana hose no ku Mayaga ese Gauchi gitwe ni mu karere ka Ruhanga ariko ni hafi ya Nyanza cyane buriya gitwe iriba mu ifite ibice bibiri hari ikiri kuri Nyanza hari n'ikiri kuri Ruhango Nyamagana n'ibyo ese Gauchi buriya nta kuntu wagira gutya nk'umukunzi wa Rayon ukayisayidura ukaba wayishakira nk'umukinnyi nk'umwe ubundi se sinyisayidira mu buryo bumwe cyangwa inama aho bazikorera abantu perezida wayo n'inshuti yanjye cyane dushakira umuwinga tujya tuvuga ngo uyu ni uwa Gauchi nk'umuwinga kabisa n'ubundi ndi umujyanama wa perezida wayo urumva ko mba nagize uruhare rumwe mu buryo bumwe cyangwa mu kanya iberaje guhizandani turazifite hano. Hanyuma Cristiano Messi of course aho ngaho urumva ko birihuse rwose Real Madrid Barcelona Real ariko ubu ndashaka guhindura nkajya kuri Atletico kubera iki kugira ngo dushyigikire gahunda ya Visit Rwanda. Hanyuma mu Bwongereza ufaniye ikipe Liverpool ariko na Arsenal biri hafi aho ngaho kubera gahunda n'ubundi ya Visit Rwanda no mu Bufaransa ugerayo no mu Paris Saint-Germain ho niho mbandi no kuri Bayern ho nta kwirirwa tuduta akubaza urangira n'umupeti muri academy ya Bayern hano wanjye jewe ubyaro wabyaye oya nafashaga to wafashaga muri burangira mfasha impano zitandukanye ntabwo ari umuziki gusa akina muri academy ya Bayern yego okay biza cyane. Hanyuma se uheruka kureba match y'ikipe y'igihugu Amavubi ryari match heruka gukinira kuri stade narayirebye match ya nyuma doruka gukinira na Lesotho tunganye kimwe kuri kimwe. Amavubi yabonye ute cyambamo gake ikipe y'igihugu abakinnyi bakeneye kumenya ubunini bw'igihugu bakinira kurubona bajenjeka kurubona bakina batabigize ibyabo tu bakeneye mu mutwe cyane bakeneye
guhinduka mukunda Gawuci umukinnyi wawe mu Mavubi ni ubuhe? ni babiri nkunda Mugisha Gilbert na Muhire Kevin kora ku mpande zombi sawa cyane turimo turasoza ari umuntu umbajije reka mbikubaze numve niba ugira icyo ubisubizaho ati mutubarize nk'umuhanzi twabonye abanyamakuru b'imikino muvuga ku bahanzi bikaba ibindi bindi none musigaye munabatumira kubavugaho abona bidakenewe ko twabonye Ngabo avuga kuri Tom Close bigahinduka saga uriya rero ngo gira icyo bivuga ni bya bindi bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose none se kuba abanyamakuru b'imikino mwatumira abahanzi rega byose n'imyidagaduro mugomba guhora muhura ikibazo gihe ntago mbona ko ari ukubavugaho ikibazo ubwo ni ukubavugaho nibyo tubavuze mu buryo buri negatifu wenda ukabakritika nicyo njye mba ntumva tu ubona kuri iriya interview Ngabo yatanze avuga kuri Tom Close ubona nyine yarakoze icyaha hari amakosa yayikozemo ntago singiye guca urubanza ariko Tom Close ni umuntu munini watwintetayiniza igihe kinini cyane nkanjye ku giti cyane byinshi cyane byo kuzariza Liverpool nkunda indirimbo yitwa icyo abantu bakibaza ku byo azaniye Liverpool uyu musore murayikuze cyane ikindi kandi ku ruhande rwanjye mpamya ko Tom Close ni umuntu munini yaba mu muziki yaba no mu gihugu so ikigo ayoboye gifatiye runini abanyarwanda bari mu ahantu hatandukanye ku bwanjye numva atari umuntu wo kurira bene kariya kageni niko mbitekereza kuko ni umuntu ukwiriye respect iri full yego Akoze cyane Gawuci niba nta kindi wadusangiza waba wibagiwe twakurekura noneho tugakomeza na za ndani za Murera. Oya ikintu cyonyine cyanyuma no kubashimira mwakoze cyane. Ariko dukubite na za ndani zandi bahanzi bari kuri collab. Urumva album yose zaba oya hazahaba nkuko wabonyemo zawe haba hagiye harimo n'izindi ndirimbo zanjye ku giti cyanjye ariko nka 80% bizaba ari collab so ufatanya n'abandi yego harimo nabo hanze nkuko nababwiye ndi gutegura kuzana umuhanzi mu kwa 12 uzaba uturutse hanze mu byo turi kuganira harimo yuko twanakora na collab tuzaperforming uwo munsi nyine yaje. Wow. Abakumenya rwose ngo yikorera amaboko uwo musore waje gukamera turaziranye ariko nawe ndabona asigaye yambara amabrandi ubona suza amafaranga umuhemba nge ndahita mbona payment umuha niyo ndebye uko ameze mpita mbona salary ntabwo agikodesha kamera yaraguze byararangiye nge nayibonye cyane kuko ngenda muzi imbere yuko muhura so rero no gutya mureba yitwa Claude wumve yuko muzi ubwo muziranye kigenda kuri moto nabyumvise rero agenda yicaye Gawuci tumenyane nanjye tumenyane rwose nawe basonda bagusize nanjye tumenyane urayitwa Irene uyitwa Adelai ndibaza imbere we nanjye wari utuze hafi ya bose ndabazi ariko hafi yanyu mwese ndabazi nawe mumenyane ubwo rero urakoze cyane wakoze cyane ubwo butane tuguhamagarara uzitabe karane umva ndahari cyane birenze bikenewe murakoze namwe weekend asante na Gawuci sawa merci abo cyane Gawuci Rwanda cyari igice tujyanamo abasese abastari batandukanye kugira ngo icyo abantu bakibaza mu tunaganira by'umuziki muri rusange ariko kandi reka twamaze gato cyane tugaruke mu gaje muri Zandani zo muri Rayon Sports 2021 Igikombe cy'isi cy'amaklebe kivuguruye gikomeje kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakipe dukunda Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Chelsea, Dortmund, Man City, Real Madrid, Inter Milan, Juventus de Turin n'andi makipe menshi yose yitabira iki gikombe kandi akomeje kwesurana mu buryo bukomeye cyane. Ni imikino mukurikira kuri RBA, kuri Magic FM ndetse na KC2. Uburyohe bw'iyi mikino bujyana no gukurikirwa na benshi mu bakunzi bacu. Ibi bikabaha urubuga rwiza cyane rwo kumenyekanisha ibyo mukora muciye mu ishami rya RBA rishinzwe abafatanyabikorwa.